Ikaze kuri YouTube channel yacu kubaho neza, tukaba rero tubashimira uburyo mukomeje kudukurikira muri benshi ndetse n'uburyo mugenda mubaza, kandi natwe twishimira ibibazo byanyu ndetse no kubasubiza tukabasubiza, ariko aho wumva igisubizo kitakunogeye wakomeza ukabaza cyangwa se ugatanga inyunganizi. Mu kiganiro cy'ubushize twaganiraga n'umujyanama ku ihungabana, akaba ari mu bajyanama bari muri AST Ruhuka, akaba yaratubwiraga ko kato n'ihezwa bikorerwa abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe. Uyu munsi rero twifuje kwegera umwe mu bari muri association y'abafite uburwayi bwo mu mutwe kugira ngo atubwire koko niba nabo ako kato n'ihezwa birahari. Tuzi ko hari ubukangurambaga bwagiye bukorwa, abantu bashishikarizwa gufasha umuntu ari uwo ufite mu rugo, ari usanze wenda ahantu akagira icyo kibazo ukamuba hafi aho kugira ngo umuhunge cyangwa se umutererane, cyane ko tuzi ko hariho n'abafungirwa mu rugo, nk'uko hari ibiganiro twagiye tugarukaho bavuga bati hari abana, hari abantu bakuru usanga baratereranywe mu rugo bakabazirika, ugasanga bigira ingaruka ku buzima bwabo. Twegereye rero umwe mu bakuriye association y'abafite uburwayi bwo mu mutwe kugira ngo atubwire koko iyo tuvuze akato n'ihezwa bigaragara mu buhe buryo. Tubahaye ikaze. N'umuryango koko nk'uko bivuze wabayeho koko hari ikibazo, nk'indi miryango yose tugerageza gukemura ibibazo by'abanyamuryango bacu, n'icyakato kirimo ndetse nacyo cyatumye umuryango wacu baho. Ndabivuga muri rusange nk'umuntu ureberera ishyirahamwe ku rwego rw'igihugu, uko mfite amakuru afatika bitewe n'ibibazo nakira. Abantu bafite ibibazo byo mu mutwe bahabwa akato cyane gaturuka ku miryango bavukamo, niho bitangirira, ndetse niyo mpamvu n'abandi baboneraho. Ubwo iyo bivuze akato bivuga n'uburenganzira, guhezwa ku burenganzira, aho umuntu wagize ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, niba ari umugore inshingano z'umugore turazizi, cyangwa se niba ari umugabo inshingano z'umugabo turazizi. Nk'umuryango nyarwanda icyo umugore agomba gukora, icyo umugabo agomba gukora. Umugore ntabwo yongera kwitwa umugore, uwamushatse yumva yamuharika. Ako niko kato ka mbere, wenda nko ku badamu. Ari nk'abana biga ntabwo bongera kugirirwa icyizere cyo kuba basubira mu mashuri no kubikora no kurangiza umuhango. Mbese usanga umuntu no mu rugo aho yicaye bamubara nk'ivaze iteretse aho ngaho idafite umumaro, batatinya no kuvuga ko bagushije ishyano. Abantu babaha pole bati mwihangane. Urumva iyo abantu bakubwiye ngo ihangane kuko urwaje mu mutwe, ni nkaho waba warapfushije, bakubara mbese witwara nk'umuntu wapfushije. Urumva rero umurwayi iyo ariho ameze nk'uwapfuye mu muryango, nta bundi burenganzira bagifite, nta n'akandi gaciro, kuko n'umupfu mu muryango ntacyo ari cyo, ntacyo avuga ngo bumve, kuko umuntu usa n'uwapfuye ntavuga, ntacyo yifuza ngo akibone, kuko bumva ko ari iby'abasazi. Urumva rero umuntu utumvwa, udatanga igitekerezo, uwo muntu ntaba ataniye n'itungo ryo mu rugo. Urumva ako ni akato gakomeye cyane. Murakoze. Konzi ko hari ubuvugizi bwinshi bwakozwe ku bijyanye no gukumira aka kato n'ihezwa bikorerwa abafite uburwayi bwo mu mutwe, ubona nta cyagabanutse, biracyagaragara mu buryo bufatika? Twebwe ikintu tubona cyagabanutse, ikiyongereyeho mu byakozwe, ni sensibilisation ku rwego rutandukanye. Nyuma aho tubayeho nk'umuryango tukanavuga ibibazo, noneho bene byo bakabyivugira, ahari byagerageje gufata intera yo kugira ngo n'abandi babivuge, kuko ubundi mbere umuryango wacu utarabaho byumvikana ko ijoro riba riraye, nta wari gufata icyemezo cyo kuvuga ibintu atanazi, cyangwa uwo musonga ntabwo wari uri ku bantu benshi, nta nubwo bari bazi ibyo ari byo. Aho dutangira rero kuvuga no kugaragaza abantu bafite ibibazo, abantu bagerageje kubiha agaciro kuko babyumvikana. Ariko iyo ni teori, ibyo ni amagambo. Twe tubona icyarahindutse ari amagambo, ariko mu bikorwa nta kintu cyari cyahinduka na kimwe. Amagambo yo abantu baravuga, ariko gushyira mu bikorwa ibyo bavuze twe ntabyo tubona rwose. Ubundi iyo urebye mu mateka y'u Rwanda, akato kahozeho nyine kuva na kera, ariko umuntu akibaza ati se mubona gaterwa n'iki? Kuko ubundi umuntu arwara indwara nka diabete, yewe niyo yaba afite ubwandu bwa virusi itera sida ntabwo bamuha akato.
niyo yaba afite indwara sinzi iyo ari yo yose yayindi idakira ntibamuha akato mubona biterwa n'iki kubona abantu bafite nyine ubwo burwayi bwo mu mutwe bahabwa akato? Ikibitera ni umuco, bituruka mu muco. Mu mateka y'uburwayi bwo mu mutwe mu Rwanda wenda abantu ntibari nabizi, buriya tugira iriya gereza ya 1930 buriya yashinzwe atari uko bashaka gufunga abantu, yashinzwe bashaka kujya bashyiramo abarwayi bo mu mutwe babafungiranemo. Ubwo ngira ngo ayo mateka urumva icyo yasize, niba umuntu arwaye bakamujyana kumufunga, urumva no gupfa barapfaga. Urumva uburyo byatangiye, hatangiye nta buvuzi, abantu barwara bakajya mu muhanda. Umuntu babona yambaye ubusa ari mu muhanda, urumva nyine umuntu wambaye ubusa, umuntu bakumva nyine ntabwo asa n'abandi, bakumva bagomba kumuvugiriza induru nubwo bidakwiriye. Ariko akato gaturuka mu mateka y'uburyo ubuzima bwo mu mutwe mu Rwanda butitaweho nk'ubundi buzima bwose, kuko nta yindi ndwara yigeze umuntu arwara ngo bajye kumufunga. Urumva rero byaturutse muri ayo mateka y'ukuntu ubuvuzi bwo mu mutwe bwatinze kuza, noneho bakajya babura ikindi gisubizo. Ubwo nabwo kwari ukwirengera, nta kundi bari kubigenza. Ubwo buvuzi bwatinze kuza rero, abantu bakajya bagenda bashaka impamvu zo gukemura ibibazo, banazishaka mu buryo budasobanutse. Bituruka rero muri uwo muco wo kubura ubuvuzi mu gihe, kubura ubufasha mu gihe, abantu bakirwanaho bagakora n'ibidakwiriye. Umuntu agafata umuntu akamuzirika kuko nta handi ari mu mujyana, ntabwo aramujyana kwa muganga ko ntahahari. Ubwo yabikoraga yumva ari kumufasha cyangwa ari gufasha n'abandi na society. Urumva rero niba nta buvuzi, kuzirika umuntu nicyo gisubizo cyari gihari. N'ubu rero hari abagikomeza kandi amavuriro yaraje. Yego, hari ingaruka akato n'ihezwa mubona bigira nyine ku bantu bafite ubu burwayi bwo mu mutwe? Zirahari cyane, kuko umuntu hawa akato cyane nawe agera igihe akakiha, agera igihe akumva nta cyari cyo. Kuko hari nk'abo tuganira akavuga ati n'ubundi mvuye mu bitaro nakiza, ariko ni hahandi ningera mu rugo baranyita umusazi, ningera mu rugo sindasubira kwiga, ningera mu rugo sindongera kwitwa umugabo. Barajya bakora inama ntarimo, niba tugiye gushyingira umwana wanjye nabyaye, inama y'ubukwe ntawe uzayintumiramo, kandi koko bikagenda gutyo. Nawe akabaho ngaho akitwara uko yishakiye, kuko n'ubundi yumva nta gaciro afite. Uko bamuha akato cyane niko bimwinjiramo, nawe akagaragaza imbaraga nke, kuko nyine ni nka wafata ibuye rinini umuntu akarigushyiraho. Iyo umuntu agushyizeho ibuye rinini, nawe ugera igihe nyine ukumva uratsikamiwe, ukumva ntacyo ushoboye. Akato rero gatuma abantu bafite ibibazo byo mu mutwe badatekereza biruseho. N'uwize yumva ntacyo amashuri ye yamaza, kuko yumva atajya gusaba akazi. Ushoboye kubaka yumva atari ibintu bye. Ushoboye gucuruza aravuga ati se ko abantu banyita umusazi nduzaza kumpahira. Izo ni ingaruka rero z'abantu bafite ibibazo byo mu mutwe. Aragenda akicara akarambya, bakamukoresha nk'ikimasa nk'uko batuma indogobe. Bituma mbese umuntu yisuzugura. Noneho kuba muri hamwe muri association ni ibintu byiza, ariko se mukora iki kugira ngo aka kato n'ihezwa bikumirwe n'ibinashoboka biranduke burundu? Icyo dukora mu muryango wacu, tugerageza kwigisha, tubanza kwigisha abacu mvuga ubwo n'abanyamuryango. Duhereye mu umurwayi n'umuryango we. Uko umurwayi ashobora kuba afite ubumenyi, afite ubusobanuro, ariko za mbaraga zo kwemeza umuryango we ko ashoboye ntazo afite. Ubwo twigisha umurwayi n'umuryango, abo bahinduka bakigisha n'abaturanyi n'inshuti. Noneho tukanigisha abantu bacu ko basohoka muri uko guheranwa nuko abantu bababona, gukora ikinyuranyo. Niba umuntu bamwita umusazi, akeza inyanya azazijyana mu isoko, byaba byose ntabwo bazamureba ngo nize umurwayi wo mu mutwe, bazazigura. Ubwo ni ukuvuga ngo niba tumubwira tuti curuza, rangura igiti cya avoka, ugerageze ukora agashinga, ujye mu nama nandetse ubisobanure. Aho abandi bateraniye uhagarare, niba kuvugiriza induru wenda babiri barakumva. Hari abaragenda bakavuga ati ko tavuze iby'abasazi, ko twumvisha yatanze igitekerezo. Mbese tugerageza kubwira abanyamuryango kugaragaza ubushobozi mu mikorere cyane cyane kuruta mu mivugire. Gukora bakereka sosiyete ko bashoboye rwose. Ibikorwa bikivugira nko mu mashyirahamwe mato mato dufite, usanga bafite udushinga, bahinga, borora. Urumva niba boroye inzuki bakajya kugurisha ubuki buraryoha, abanyarwanda bazabugura. Uje kugura rimwe na rimwe hari igihe tuboneraho tukamuha n'ikiganiro, akagenda nawe abibwira abandi. Nuko tugenda twigisha abantu mu bikorwa,
ariko naho tubasha gusobanura tukabisobanura. Ariko nyine n'urugendo rurerure nagatonyanga mu nyanja nta cyane cyane ko n'umuryango wacu nta bushobozi ufite bwo kwira hose cyangwa kubwirira bose icyarimwe. Ariko ubundi aho dutuye, aho abantu bacu bari, abaturanyi baba babibona ko hari impinduka. N'urugendo rukomeye, ariko kugera noneho kubona bafite ibibazo byo mu mutwe bose aho bari mu gihugu. Nabaha nk'urugero, uratembera umujyi wa Kigali ugasanga abamama, umuntu aba muri gare ari umubyeyi, umuntu aba mu kimoteri cy'imyanda hamaze amezi 3. Nk'ibyo ntibyakwiye kubaho. Ntabwo byakwiye kubaho kubona umuntu utari inyamaswa, umuntu ubabazwa n'imvura, ubabazwa n'imbeho, usonza, ukuntu ashobora kuba mu muhanda. Tujya twibaza tuti nk'uwo muntu ubundi haba harabuze iki. Icyo kibazo nkibajije abantu benshi cyane, yemwe n'abayobozi nta gisubizo bampa. Se kuki uriya muntu atari mu muryango? Se niba atari mu muryango kuki atari mu bitaro? Habuze amafaranga 3,000 ya mitiweli. Ko numva njyare sheke ya societe kubona umuntu umumama mukuru yambaye ubusa ku karubanda, aba arya ibitaribwa, arya ibyatsi, arya ibishishwa by'imineke, arya ivu, ari mu mwanda, atuye imbere noneho y'abantu. Abantu bose baratambuka bakumva nta kibazo, bakamufata nk'aho ari imbwa wenda cyangwa kandi gasimba. Ibyo ngira ngo nta munyarwanda utarabona umurwayi wo mu mutwe usa nabi mu muhanda cyangwa uhaba uhatuye. Ibyo biratubabaza. Niyo mpamvu mvuga ngo ku bwanjye mbona nta kirakorwa usibye kuvuga gusa. Ko mugira abafatanyabikorwa bakomeye baba mu nzego za leta ndetse n'inzego z'abikorera ku giti cyabo, kuki ubwo buvugizi mudafatanya ngo buhere hasi mu bana bakiri batoya buzamuke no mu bakuze? Ubuvugizi burakorwa, ariko nababwiye ko bigongana n'umuco buri gihe. Umuco nyine twakuze abantu babona umusazi bakamwirukanka inyuma bamutera amabuye. Nuko twakuze tubisanga ngo ni umusazi bakavuza induru. Ariko w'imodoka igonze we buri wese arahagarara agahamagara ambulance. Ariko unyuze ku murwayi wo mu mutwe we arakomera akavuza induru ngo nk'ari igisambo. Uwo ni umuco. Turimo turasaba rero n'inzego z'ibanze, turimo turakorana, baranabyumva, ariko umuryango nyarwanda muri rusange ntacyo bari bumva. Wa muco nyine baracyawugenderamo ibyabamazemo imyaka myinshi, ntago bari barekura, ntago bari babona ko umurwayi wo mu mutwe n'abakeneye gutabarwa. Umuntu umutambukeho ujye mu mashuka uryame, umusize mu mbeho mu muhanda yambaye ubusa ntiyariye, ukagenda rimwe na rimwe hari n'ababikora bafite n'inshingano zo kurengera abo bantu. Hari abashinzwe imibereho myiza, hari abashinzwe inzego z'imitekano, abo bose ubundi ntago bagakwiye gutambuka. Bakwiye guhagarara bakavuga bati uyu muntu ese umudugudu wa hano umuyobozi ari hehe, ese umujyanama w'ubuzima ari hehe, ese centre de santé iri hehe, ese tubigenze gute kugira ngo. Ariko nyine njya nkunda kubaza ikibazo nkavuga ngo umunsi leta yacu n'inzego z'ubuzima ndetse n'iz'imibereho myiza bagize uwo bashinga icyo kintu. Urugero, umujyanama w'ubuzima ashinzwe umubyeyi watwite muri zone akoreramo kumenya ko yikingije. N'izindi nshingano, hari abantu baba bafite inshingano. Ushinzwe imibereho myiza ashinzwe imibereho myiza mu murenge. Umunsi uriya murwayi uri mu muhanda hari umuntu uzabazwa inshingano ko atamufashije, akaba yanabihanirwa. Uwo muntu umunsi leta yabashije kumushyiraho, ntago nzi ngo azaba akorera ku ruhe rwego rw'ubuyobozi, niba ari ku kagari, niba ari ku murenge, niba ari kuri centre de santé, niba ari kuri polisi. Ariko umunsi hariho umuntu ushinzwe kubazwa ibyo byose navuze, ikibazo kizakemuka. Uyu munsi rero haravugwa n'ihohoterwa rikorerwa abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, cyane cyane nk'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ugasanga umwana w'umukobwa, umudamu aratwite, afite ikibazo cy'uburwayi, umuntu yamufatikanyije nuko ari muri crise. Nka association rero murakora iki? Murakora ubuhe buvugizi kugira ngo aba bantu baba bahohoteye abantu bahanwe mu buryo bw'intangarugero? Murakoze. Icyo ni ikibazo cyiza kuko birababaje. Niba abahohoterwa bose, n'iteko mu Rwanda muri rusange rihana abahohotera abantu, abafata abantu ku ngufu. Twebwe rero byarakiriwe kuko n'uwabikoze niyo wabikoreye agiye kumurega, ntabwo ikirego cyumvuka kuko dugira amategeko nayo atabisobanura neza. Umuntu kugenda akabanga umuntu arwaye mu mutwe, ibyo avuga n'iby'uburwayi biroroshye ko ababwira bataza kwemera icyo kirego.
aramubeshyera reka n'iby'uburwayi arwaye mu mutwe ibyo avuga ntabyo azi niko asaravuga ngo bamufashe nyamara afite inda agiye kubyara umwana ni itegeko turimo turasunika uburenganzira bishingiye ku itegeko hari itegeko turi gusaba minisiteri ryajyaho rirengera abantu bafite ibibazo byo mu mutwe ryihariye by'umwihariko ribaha ubwo burenganzira ribaha uburyo bw'ubwunganizi mu mategeko kuko niba uriya muntu ari aho ngaho niba yaba no muri kiriza ariko yakwiye gushakirwa umwunganira ubizi ubisobanukiwe uzi kubisobanura rwose dufite abamama benshi barwaye mu mutwe babyara kandi yavuga ati nuriya wanteye inda bikitwa inkuru bikitwa kumuharabika kandi nyamara burya ntabwo umuntu arwara mu mutwe ngo ananirwe kumenya uwo bahuye ariko nyine itegeko ntabwo ribisobanura neza nyine urumva harimo n'icyuho mu itegeko mu nzego z'ubucamanza n'ubutabera harimo ibyuho byinshi ariko turimo turakora kuri ayo mategeko turi gukorana n'inzego zibishinzwe ariko bibaho abantu bose bafite ibibazo byo mu mutwe abenshi b'abagore abataba mu mago cyangwa n'abahaba barahohoterwa barasambanwa kandi bikarangira nta butabera babonye n'abana babakomokaho ugasanga ntabwo babonye uburenganzira kuri base ni ibintu bibaho nk'abanyarwanda turabizi ariko ubuvugizi bwacu turabukora ku nzego zose ariko kiracyari ikibazo gikomeye ubwo n'inzego zitwumva bazatwumva batwumva bagerageze bumve uburemere guhohoterwa unarwaye byongera uburwayi hanyuma rero ikindi kintu twize kuganiraho n'abantu bavuga bati impamvu usanga uburwayi bwo mu mutwe abantu basa nk'aho babuha akato ni uko usanga ari abantu bahora bagira kirize agahora yarwaye ubwo nagira ngo mutubwire nko muri asosiyasiyo y'uburyo mufatikanya kugira ngo niba umuntu anafata imitwe kuko byaragaragaye ko hari igihe umuntu imiti ayireka agomba kuyifata neza kugira ngo nyine yerekane na ba bantu babana ko ashoboye ko nta kibazo ariko niba uyu munsi wasubirijwe hashira ibyumweru bibiri ugasubirizwa niho usanga abantu bavuga bati ntabwo twabivamo tugora kwa muganga ariko iyo ari umuntu wumva ko agomba gufata imiti neza uko muganga yabimubwiye kwirinda bya bintu bishobora kumuhungabanya mu mutwe abaho ubuzima bwe bwose ndetse agatera imbere kurusha n'umuntu usanzwe mukora iki rero kugira ngo abantu babanze biyiteho abanze yikunde yimenye bityo atange n'icyizere mu bo babana n'abandi bakorera hanze murakoze iyo tugiye gutekereza ko dufite umuryango ku rwego runini ku rwego rw'igihugu tukagira n'amatsinda matoya aba mu mirenge icyo mbere dukora ntabwo ari ibihambaye ni icyo ngicyo cyo kwigishanya hagati y'abavandimwe ufite imbaraga nyinshi mu mitekerereze yigisha abandi hari abigisha bagenzi babo isuku hari ababigisha imyitwarire myiza hari abigisha ku buryo bwo gukora kwibeshaho ayo makuru niba ari abantu 50 bateraniye hamwe ufite uburyo yabashije kugera ku ntsinzi runaka abisangiza abandi akanabahugura nyaboneka abagenzi banjye dore gusabiriza kwirwa umuntu abungera mu muhanda biratuma abantu bashobora kugusuzugura gerageza ushaka akantu ukora ikaba inyigisho y'abagenzi be nk'umukorege ubibwira abagenzi be rero birumvikana kuruta undi wese undi akavuga ati kugira isuku ni byiza undi ati ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza izo nyigisho impuguro zabo hagati yabo zirumvikana cyane kuko ururimi rwo bavuga ni rumwe rurumvikana kuko baba basangiye imiti baba basangiye akato ariko badafite wenda ubushobozi bumwe bwo kwihangana wabashije kuresista rero kugira iyo resilience yo kwihangana asangiza abandi ibanga akanabahugura impuguro mbese hagati y'umwe ku giti cye warambwiye uti rero gusubirwa kwa buri gihe bishaka gutuma umuntu nyine abantu bamurambirwa twe muri association icyo dukora ikintu cya mbere buryo ubuzima nibwo bukomeye kuruta ibindi duhugura abanyamuryango gufata imiti neza niba muganga ko hari indwara umuntu anywa imiti kugeza ubuzima bwe bwose bitamubuza gukora ariko nkuko ufite ubwandu bwa sida ashobora kunywa imiti ubuzima bwe bwose kandi akajya mu kazi yego ubwo dusaba abanyamuryango kugira ngo nabo bagendere kuri ayo mabwiriza kuko kugira ngo ugende ureke ikinini wemeza abantu ejo wikubite hasi wirukanke bakubona wambaye ubusa wahora unywa kuko icyo kinini ntabwo ari inenge kunywa ikinini kujya kwa muganga ntabwo bigayitse kwivuza ukanywa umuti ni byiza abari muri association bose twebwe tubasha kugeraho
imiti bayigira iya mbere n'ibindi bikorwa byose biza nyuma kuko nk'abantu dufite twe nta muntu ugisubizwa ukibaho baba 10, 20 ndetse umuntu akajya mu kazi we akaba afite ibanga rye rya saa 2 karafata kanini akiryamira ariko mu muhanda agatwara imodoka akajya kwigisha bamwe bagiye basubira mu kazi bari baranze no kujya kugasaba abandi tubakorera ubuvugizi abandi batangira amaproje bari baramaze gucika intege bumva ko agomba kuba hateza akaboko niba ari umugabo avuga ati umugore azirwaneho ariko bagarutse mu nshingano kubera kubahiriza amabwiriza y'imiti ubundi no kwishakamo ibisubizo. Dusoza Clave nk'umuntu umaze igihe akuriye uyu muryango nagira ngo ugire ubutumwa uha abanyarwanda kuri iyi ngingo y'akato n'ihezwa ariko n'uguha abanyamuryango ba association yanyu ariko n'abanyarwanda muri rusange kugira ngo twese dufatikanye duce kubiri n'ihezwa n'akato. Reka mpere ku banyamuryango ku banyarwanda mbabwira buri munsi turahura kenshi abanyarwanda profite uyu mwanya wenda bazanyumva indwara yo mu mutwe ntabwo wayirwaye nta cyaha aba yakoze nta cyaha na kimwe aba yakoze yisanga atyo tuyifate nka accident nyine nk'uko umuntu imodoka imugonga akibona yarwaye cyane cyane ibyatuma umuntu arwara mu mutwe ni imihangayiko y'isi ni byinshi nta nubwo umuntu abihitamo nongere mbwira abanyarwanda ngo uwo ari we wese uri kunyumva nawe ashobora kurwara yaba umukandida bivuga ngo rero guha agaciro umuntu wahuye n'ubwo burwayi ni uburenganzira ni inshingano ya buri wese mbyita inshingano kuko uwarwaye nta cyaha yakoze n'umuha akato nawe ejo wasanga hari benshi batanga akato n'ejo ugasanga barwaye ubwo rero abanyarwanda bareke gutanga akato nibahuruze nibatanga impuruza ku muntu wahuye n'ikibazo niba ujya mu nzira ugahura n'umurwayi wambaye ubusa nyaboneka nk'umunyarwanda witambuka shaka ubuyobozi hafi aho baza hari centre de santé hererekanya amakuru n'inshuti n'abavandimwe mukora ubutabazi bw'ibanze nk'uko uhura n'imodoka igonze ugatabaza fasha ubuzima bw'uriya muntu kuko ni umunyarwanda aracyafite n'agaciro k'umuntu ntabwo ari inyamaswa ubwo ni ubutumwa ku banyarwanda guha agaciro umuntu warwaye mu mutwe mbese indwara yo mu mutwe bayifate nk'izindi zose ntabwo ari imwe mu ndwara ntabwo ari ubusembwa si inenge nta byacitse n'uzayirwaza azumve ko nibisanzwe arajya kwa muganga centre de santé ziravura mu mutwe ibitaro by'akarere biravura mu mutwe ibitaro by'indera biravura mu mutwe abantu barimo barakira bavurirwa igihe abanyamuryango bacu rero nuko babwira ngo nabo nibakomeze bahatane barwana urugamba rwo kwemeza abantu ufite imbaraga nkeya nagenda afata imiti ndabakangurira kunywa imiti cyane kuko igisubizo kiri mu kunywa imiti guhagarika imiti ni ugusubirwa icya kabiri nibakora ibikorwa nk'abanyarwanda nibajye muri sosiyete bajye mu nama biyamamaze niba ari ubuyobozi wenda bange kubatora ariko bagerageje mu muganda batange serivisi nk'abandi mbese bagaragare bave muri bwa bwihisho inyuma aho abantu babahishe asohoka avuga ati nanjye ndi umuntu nyamara navuga uko avuga kenshi bazagera igihe bamwumve bavuga batari kuriya muntu nawe reka twumve ibyo avuga mbese nibave mu bigunda aho ngaho mu bwihisho nyuma y'amazu bajye mu nsengero basenge bajye mu bikorwa by'igihugu muri rusange ubundi berekana ubushobozi bafite kuko turabizi ko babufite. Turamushimiye cyane Bwana Claver ukuriye umuryango w'abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe asoreje ku nama nziza abwira abanyarwanda muri rusange by'umwihariko mwe mudukurikiye umurwayi wo mu mutwe ni umurwayi nk'undi muha agaciro mufashe kugera ku iterambere nk'uko ufasha undi wese urwaye mukamufasha n'abarwayi bo mu mutwe ariko birumvikana ko namwe mugomba gufata iya mbere mu kwiha agaciro ufata imiti neza ukurikiza amabwiriza ya muganga ariko unagaragariza sosiyete ko ushoboye ko hari icyo ushobora gukora nibyo bizatuma nabo baguha agaciro niba uri umwenjeniyeri garagaza akazi kawe niba uri umuforomo gakore turebe niba uri umwarimu icyo gihe bizaha isura nziza abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe bityo ya mateka yacu yo gukumira abafite uburwayi bwo mu mutwe yo kubaheza iyo mu bikari bicike twese tubigizemo uruhare ntago ari muganga ntago ari wahugukiye mu buvuzi bwo mu mutwe ntago ari umurwayi ubwe ni twese dushyize hamwe tuzakumira aka kato n'ihezwa bityo
aba nabo ni amaboko igihugu kiba gitakaje iyo tubahaye akato, iyo bicaye harakumva ko agomba gusabiriza cyangwa agomba kumuhereza, ni amaboko tuba turi gupfusha ubusa. Ariko nidushyira hamwe tuzazamura amaboko, twese dutera imbere, ntawe uhejwe, ntawe usigajwe inyuma. Ndabashimiye rero ko mwadukurikiye, ndashimira Karaveri ubutwari agira mu gufasha bagenzi be, ariko no gukora ubukangurambaga kugira ngo abanyarwanda bose bumve ko uburwayi bwo mu mutwe bugomba gufatwa kimwe n'ubundi burwayi. Mukomeze rero kugira ibihe byiza, twese hamwe dufate ako gasiroga, umurwayi wo mu mutwe ni umurwayi nk'undi, mufashe kugera ku iterambere nk'uko nawe uriharanira. Mukomeze kugira rero ubuzima bwiza.